nkanjye uko mbayeho biterwa n'intego nihaye. Yego. Aho ngaho wisumusha ahantu ako kantu murakumvisha ubwo ndimo ndabwira abafana banyu. Bakumve cyane. Mukumve cyane mugakurugutule mushyire mu gutwi. Nibo rufunguzo. Yes. Kwihangana. Mu gihe wahuye n'ibiruhije, mu gihe wahuye n'ibi byose tubona bitoroshye. Mu gihe wabashije gutambuka ku gisimenti ugakomeza. Ku gisimenti ukaharenga. Ku gisimenti. Muri iyi si harimo ibintu twita ko bituryoheye. Ni ukuri umukobwa wirwanyeho ukinirwanaho kuko ibintu birakaze ugejeje igihe ngaho rero suza sheri wawe unadusezereho. Ndamusuje cyane. Noneho na icyo bashaka kuvuga ko babagejeje igihe cyo kuba baba abamama. Ako bitavuze ko baba bashaje. Nibyo nanjye nizo nzira. Cyangwa urashaje. Ese birebe. Mbabarira. Wenda ushaka kunyita musaza ariko se nakwita mukecuru. Ikibazo rwose njye nabyemera. Umeze ute mukecuru? Ntabwo nabyemera. Niko. Yes, mukomeze mugubwe neza rero nshuti zacu bakunzi ba Mugunga TV show. Amahoro y'Imana nakomeza bane namwe aho muri hose. Ngewe muri kumwe nitwa Gatama David. Uyu munsi twabazaniye umukozi w'Imana, umumama cyangwa se reka bibwire ntaza kuza ndondogora. Karibu umukozi w'Imana. Birasaba kuza kongera iryo jwi ntago byaza kuvamo. Narimvuze ngo murakoze cyane. Amazina yanjye bita Wafashe. Muja wa Yesu. Amin. Happiness. Yego. Umumama. Ntabwo ndi umumama. Ntabwo uri umumama. Nutongera ijwi baraza kugira ngo uri kuvuga ngo nkaba ndi umumama. Abibona rata ko rero bisobanuye ko nyine biri hafi. Biri hafi. Mu minsi rero ishize abantu barimo bambwira ngo usigaye uzana abakobwa bagejeje igihe. Hari umukobwa twigeze kuganira hano kuri Mugunga TV show. Abantu bambwira ati ariko abakobwa usigaye gukoresha bagejeje igihe pe uretse ko batakirengeje. Bagejeje igihe ubwo yashatse kuvuga. None se ntuvuze ngo biri hafi? Ibyo warushatse kuvuga ko biri hafi ni ibiki? Biri hafi ko umumama. Ubu umumama. Noneho na icyo bashaka kuvuga ko babagejeje igihe cyo kuba baba abamama. Ako bitavuze ko baba bashaje. Nibyo nanjye nizo nzira. Cyangwa urashaje. Ese birebe. Mbabarira. Wenda ushaka kunyita musaza ariko se nakwita mukecuru. Ikibazo rwose njye nabyemera. Umeze ute mukecuru? Ntabwo nabyemera. Niko unyise muzehe nta kibazo. We kwita mukecuru ntacyo bigutwara? Ntacyo birwara siko yinzira. Uko bazi ko abari kukureba nyine bazi ko mbeshya. Ariko sinanabeshya niyo nzira. Gusa dusuhuje abanyarwanda bose muri rusange n'abanyarwandakazi kuko ari naze kuvuga abanyarwanda ugasanga abanyarwandakazi bararakaye. Kandi abazaniye umunyarwandakazi dusuhuje abarundi. Ndabasuje cyane amahoro y'Imana bane namwe. Muri Afrika yose no hanze yayo. Yes. Ndabasuje mwese umugisha kudukurikira. Tukaba dusuje nabo muri Australia nabo wari bibagiwe ntago twari kuzabakira. Australia turabashuje cyane. Canada, abaganga, abarimu, abasunika ingorofani,
babita abakarani. Wihangane ntuze kumvuna kuko nari mfite amatsiko rwose yo kukubona ko nakumvaga kuri telefone. Ihangane ntuze kumvuna. Uyu munsi rero twagusaba ko wasenga Imana kugira ngo iduhigikire mu iki kiganiro tugiye gukora, kugira ngo Imana isukemo imbaraga. Yego. Mwami mwiza, turagushimira ubw'ubuntu bwawe bwinshi, turagushimira kubw'uburinzi bwawe bukomeye ku buzima bwacu, tugushimiye ko wemeye ko tugeze aya magingo duhumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakuraritse kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro, kugira ngo n'abagikurikira bose bazahabwe umugisha, aho ubana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje, izina ryawe rihabwe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Harya watubwiye ko amazina ngo witwa umuja wa Yesu. Ako se kuko niko bimeze cyane. Abantu benshi bazi ko abakobwa benshi hari abo njya mpura nabo ndi gutaha, kuko ngewe nkora ntaha amasaha akuze cyane, ugasanga bahagaze ku mihanda. Ubwo nyine bwo duhise dufatiraho, usanga bahagaze ku mihanda, rimwe na rimwe yabona urahagaze ukabona yigize neza ukuntu. Akenshi baraba bari gushaka amafaranga. Noneho nshaka ubwire duhide duhera ku rubyiruko, ubabwire uti ibanga ngiye nkoresha kugira ngo nse neza nk'uko se. Urakoze. Nabanza gushima Imana ko niyo iduha umwuka duhumeka. Yego. Niyo dushoboza kubona twabona n'amavuta tukisiga. Amen. Rero nta banga rikomeye, nta n'ibindi bintu birenze, ariko ikizima ni uko tubaho mu buryo Imana ishaka, nk'abaja ba Yesu, nk'umurimo wayo, kandi ikadushyigikira muri byose. Abo bakobwa rero akenshi baba bashaka amafaranga, bashaka gusa neza, sibyo? Akareba akabona gukora biri buze kumuvuna, cyangwa se hari n'igihe umuntu avuga ngo akazi narakabuze, ugasanga ahisemo kujya guhagarara ku muhanda, yego akicuruza muri makeya. Narebye ukuntu usa, ntabwo ari ibintu wenda ndimo ndahishe, ngira ngo n'abari kureba ino televiziyo barimo barabibona. Nta rindi banga ni ukwegera Imana, yego, ukemera ukaba umuja wayo. Ariko se Imana ubundi ibasha guha umuntu amafaranga gutyo hari ahantu, cyangwa hari ahantu ugenda ukayafata iwa yayashyize? Murakoze cyane. Mbanje kugusubiza ku kijyanye n'abantu bakora uwo mwuga, bavuga kugira ngo babashe kubaho. Ni ikintu bahisemo, ariko nabo ntabwo abajajinga. Akazi nibyo karabuze, yego, ariko nabwo ntabwo dukwiriye kwitwara uko twishakiye kugira ngo tubeho, kuko ku bantu bemera Imana bizera neza ko kuba turi gihumeka ariyo. Rero yego, ijambo ry'Imana ryatubwira ngo se hari ikinanira, bivuze ko nta kinanira Imana mu biriho byose. Rero ku ruhande rwanjye, yego, ko barumbajije ngo amafaranga se hari aho yashyira nkajya kuyafata, wasanga uhembwa no mu rusengero. nkanjye uko mbayeho biterwa n'intego nihaye. Yego, aho ngaho wese unusha ahantu biterwa ako kantu kavuge neza kandi wongerejwe. Yego, biterwa n'intego nihaye mu buzima, kubera ko hari icyo nshaka kugeraho. Rero nabifashijwemo n'Imana, nanone kuba narayimenye byarandinze cyane, kuko
kuri iyi si turi mu isi iruhije, turi mu isi yuzuye ibintu bikomeye cyane cyane mu isi ya social media, ntabwo byoroshye. Yego. Ariko iyo wagiriye amahirwe cyangwa wagira ubuntu bwo kumenya Imana, yego, bituma unamenya uko witwara. Rero intego navuga nihaye ni ukugira ngo mbeho kandi nihesha agaciro, kandi nubaha Imana, yego, kandi nizere ko nzabaho neza. yego. Rero nabagira inama y'uko bakurikira inzira y'agakiza kuko birafasha. Nkanjye nta kindi kintu nakishingikirizaho, yego, uretse Imana yonyine. amen. Kuko niyo dushoboza kubaho muri ubu buzima. Rero ubwo ndavuga nko ku giti cyanjye n'abantu n'ingero watanze bariyumva, bariyumva n'ubu barimo baraza kwiyumva aho bari, wenda hari icyo byabafasha. Ikintu cya mbere njyewe nakuze cyangwa se namenye ubwenge nsanga iwacu bakijijwe. Yego, ariko benshi birabananira. Yikomeza. Hari abo usanga bakijijwe, ariko nawe ukavuga ati se ibi hano ku isi naratanzwe, nanjye kangereyo ndebe uko bimeze. Umva uko bimeze. Cyangwa rimwe wenda nguce mu ijambo ho gatoya urakomeza, cyangwa ukavuga ati ariko ubundi ko mba mbona kuko uri umukobwa mwiza, sibyo? Ukavuga ati ubundi kuba nsa gutya rimwe na rimwe nkabura amavuta, uretse ko wenda ntiwigeze uyabura na rimwe, ubu si ubujiji umuntu aba arimo. Komereza aho ntacyo. Amavuta arabura. Arabura. Shano kabeshya. Arabura kandi byumve nk'ukuri. Umuntu arakubitwa. Bisa gukubitwa nawe urabizira? Arakubitwa hahandi uba n'igiceri cy'ijana. Oya. Ariko kugira ngo urusheho kubaho bigusaba kwihangana. Aha. Imagine njomba ingingo kuntu. Bigusaba kwihangana kuko utihanganye muri ubu buzima waba nk'abandi bose, cyangwa se igihe kitageze. Kuko niba ari ikintu nabonye gikomeye kigoye kwihangana, ariko iyo bishoboye ubasha kubaho. Ako kantu murakumvisha ubwo ndimo ndabwira abafana banyu. Bakumve cyane. Mukumve cyane mugakurugutule mushyire mu gutwi. Nibo rufunguzo. Yes. Kwihangana. Mu gihe wahuye n'ibiruhije, mu gihe wahuye n'ibi byose tubona bitoroshye, mu gihe wabashije gutambuka ku gisimenti ugakomeza. Ku gisimenti ukaharenga. Ku gisimenti. Muri iyi si harimo ibintu twita ko bituryoheye, twita ko ari ukwinezeza, ariko ni iby'agahe gato. Matikini. Ni iby'agahe gato ushobora kubijyamo, ariko wicira future yawe, wicira ahazaza hawe. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo iyo wigize, we yabimbwiye mu Kinyarwanda kuvuga ngo jaga sinzi ngo bisobanura iki, ariko nabifashe nko kwigira kutari kwiza, kutari byiza. Abantu nyine bagufata uko nguko wigize. Mbese icyo wigize nicyo abantu ni nk'uwabwiye ngo nta voka yera umwembe. Ntabwo byakunda. Ntabwo ajya gusoroma ipapayi kuri voka. Ntabwo bibaho. Ku giti cya voka. Rero hamwe no kugira ngo uzagire ejo hawe heza, biterwa n'imyanzuro ufata. Biterwa no kuvuga ngo ndashaka iki mu buzima, ndifuza kugera kuki. Duhura n'ubwo bushomeri, duhura n'ibintu bigoye, ariko ikintu cya mbere nababwiye ko kubinyuramo ari ukwihangana, ikindi ari ukurwana. Mbese ugafata ikibando ukajya uhuragura ibyo uhuye nabyo uhungabanya ubanganya. Ni
kuba ubonye opportunity y'ikintu runaka ukagerageza amahirwe kugira ngo ubeho ariko binyuze mu buryo bwiza hari na hano hari utuzu twiza twinshi ariko bagusaba ngo niba ukeneye akazi hari icyo bigusaba reba kwaje ubundi bapangire hari icyo bigusaba banza uhure nanjye kugira ngo ako kazi kabone ubuhure nanjye ariko babyumve neza hari ukuntu bijijisha nk'aho ari batoya ariko ndakeka ko barimo barabyumva babyumve cyane kuko ntabwo turi gukina icya mbere uba utanze umubiri wawe ntabwo mbica hejuru kuko biriho bireze kandi birababaje ikindi umuntu ntabwo aba agukunze haba ari icyo agushakaho kandi nyuma y'icyo agushakaho uzagenda haza abandi hari n'igihe wajya muri ibyo ngibyo ukavuga ati mbonye akazi ibi bitwaye iki umunsi umwe cyangwa umunota nako isaha nkaba mbonye ibyo nshaka hari n'abavuga ngo hano ni amatungo dufite ntugire ikibazo turoroye rwose hari n'abavuga ngo nonese ko nshobora kubikorera ku muntu utari bumenye igihe yegora icyo gihe rero navuga ngo uba uri mu isi yo gufata ibyo ubonye ntabwo uba warapuraninze ubuzima bwawe ntabwo uba hari icyo wifuza kugeraho mu buzima umuntu murabonana uyu munsi akaguha akazi yego ejo akakuhararuka akakwirukana cyangwa akabona undi ako kandi nawe bikagenda gutyo aho akamwirukana ushobora kwitwa ngo ukarambyemo ariko nabwo nyine unongereho ako kantu undi muntu yamaze kukubona amatsiko aba yashize cyane ntubutaye agaciro imvugo nziza ubutaye agaciro kandi nkanjye ndivugaho cyane kuko ni njye turi kuvugana ntabwo mvuze ko ibyo ngibyo ntanyuzemo cyane biba bifite aho biri kuba yego ngo mvuze ngo ngiye kubaho muri ubwo buzima nabubamo ariko byakwangiza ubuzima bwanjye byahindura undi utari jyewe undi utari hope hariya ni hope ni happiness none umva n'iryo zina agahita ryakoze mu bihe byashize urakibuka wumvishe utaryanze nahise ndihindura nkajya ndihina nkajya mvuga ati ntabwo nitwa happiness ndi happy ariko ntacyo ni happiness bitewe n'iyo happy aho ituruka kandi ndimo ndakumva nguteze amatwi urimo uragusha muri nteba cyangwa muri beat ku bacuranzi nabonye umuntu wakurikiye inzira y'agakiza hari byinshi bimurinda yego hari icyo bita Mwuka wera ni Imana yego Mwuka wera iyo yageze muri wowe abasha kukwigisha abasha kukuyobora nabonye Mwuka wera iyo yakugezemo ashobora kukubwira ngo ntukwiye gukora iki ukwiye gukora iki yego ntukwiye kuvuga gutya ukwiye kuvuga gutya akwereka inzira y'uburyo ukwiye kubaho rero Mwuka wera uzakwihishura mu gihe wagiranye ubusabane n'Imana rero ntabwo nibuka neza umuntu umwe wo muri Bibiliya yavuze ngo niba mwarasobongeye mukamenya ko agira neza nta kintu cyiza nko kumenya Kristo naje ndi mu mubiri ariko numva biriwe biragenda biza njya mu mwuka neza nta kintu cyiza nabonye igihe cyarageze nkaba mu rusengero ariko ari agakiza k'ababyeyi ubu n'ufite akawe nyine
kuba mu rusengero uri mu kigare kubw'abantu runaka cyangwa se kubw'abantu runaka cyangwa se kuba bw'ababyeyi bawe kuko wabyisanzemo aho ngaho hari icyo uba utaramenya ariko iyo Imana yagusanze ubwawe ikakuganiriza ikagucisha ahantu ikakunyuza ahantu asogongera aho niho usogongera ukamenya ubwiza bw'Imana kandi biragufasha mu buzima nanjye icyo byamfashije kubaho muri iyi si muri iyi generasiyo noneho social media muri iyi Kigali .com ngende usuye muri iyi Kigali ntabwo byoroshye ariko iyo wamenye Kristo agushoboza kuyibaho kandi neza shorankoze ndumva rwose none se utubwiye neza kandi uranabisobanura bikumvikana ubundi wafashe umwanzuro sibyo ugize uti nari mfite agakiza ndahura ku babyeyi reka wenda mbivuga mu buryo ariko birumvikana nyuma noneho nza gusobanukirwa neza ngira agakiza kanjye ibyo hari icyo byari bitwaye se ugifite agakiza k'ababyeyi cyangwa bifataga nk'ibisanzwe nifite agakiza k'ababyeyi cyangwa se gusenga ni mu kigare ubwo niko nabivuga nagendaga kuko ari ku cyumweru yego kuko ari ku cyumweru amateraniro yageze mu byo gusenga nuko igihe kitari gito ndatekereza naragize ibihe byanjye n'Imana 2013 kabisa ariko birimo neza niba turi muri 2023 imyaka 10 ubwo niyo uvuga uti nanjye narakijwe yego so rero nabaga muri ibyo nkajya gusenga kubw'ababyeyi najya ku ishuri nkasenga biraho nkaba nasenga ku cyumweru ku gatanu nkajya muri boom rumva nari neza ntabwo nari nzi ibyo ndimo so ariko nyuma yaho naje gusobanukirwa yuko nkwiye kugira ngo nzire imwe yego nkagira ibihe byanjye n'Imana yego nkagira ukwanjye nsenga nkagira ibyanjye nsengera atari uvuga ngo umusenge ni umukora iki noneho nkagira umwanya wanjye wo kwibwiriza ngo ngiye gusenga yego gusa ubu wigeze ujya muri bumu nayigiyemo cyane abantu twize hamwe barabizi ni ukuvuga ngo akazi ke ntabwo ujya ugakumbura ngo ndavuze ngo byari indamu yanjye byampindukiye ariko si uko ari bibi so rero nsigaye mbyumva gutyo gusa ariko urwego nari ndiho icyo gihe rwari urwego ruri hejuru kuko narabikundaga cyane wenda ikindi kintu nabaza wenda nakubaza hari ubwo wigeze ubatwa wenda n'itabi cyangwa se inzoga ibyo ntabyo uzi kubyina mbese kuryoshya gusa nabwo muri boom ariko ntabwo nzi kadrake iyo wari uzi nayo irahagije ariko kadrake ndakeka irenze boom ikintu gihari ikiza nuko yo Imana imaze guha umuntu agakiza ahinduka ntabwo ngiye nakureba ngo nkeke ko ibyo bintu bari no kubibasha narabikoze narabyinnye narabikundaga nakunze umuziki ubwo ndavuga secular music dance moderne narabikundaga cyane naranagendaga nkicara gusa nkareba ababyina urwego nabikundaga rero abantu bameze gutyo akenshi hari igihe abikunda ariko azi no kuririmba ahubwo azi kubyina no kubyina ndaje nshyire kamera hari ubundi ubyine turebe ntabwo nabyinaga njye naricaga nkareba gusa oya no kuririmba ariko uko biri kose hari benshi bagiye bakurira wenda nk'umuziki usanzwe
bamara gukizwa bagahindura bafata umwanzuro akavuga ati ubu rero noneho nanjye ngiye kujya mbyina ndirimba indirimbo zihimbaza Imana. Nk'urugero nk'uwitwa Jean Paul Samputu, ujya umwumva? Uriya rwose afite zoka yavugaga ngo nimuze tubyine tutarame. Aho nyuma yaho uretse ko wenda bigeze gucishaho inkuru, ariko ibi bya social media byo urabizi ntabwo umuntu apfa kubyemera, ariko nyuma yaje gukizwa akajya aririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ariko ntabwo ndibuze kwemera ko utazi kuririmba, kuko n'ubundi umeze nk'abaririmbyi. Akura agakwepa bikunde. Kuririmba se buri wese yaririmba. Ntacyo niyo yaba amasegonda abiri, reba ukuntu ugire nk'akaririmba ariko dutwika abazimu. None se ngewe basi ndirimbe. Rwanda nziza gihugu cyacu, wuje imisozi ibiyaga n'ibirunga. Ubu se sindirimbye ngo byiduhetse gahoranisha, reka tukurate tukuvuga ibigwi, wowe tubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye. Ndabona watwawe. U Rwanda ni rwiza. Ariko nabo buryo umuntu yakubwiye ngo uririmbe ntacyo, niba wenda bidakunze cyangwa bigiye gukunda. Cameraman numva yasetse, uriya nawe yari yarakubiswe mu minsi yashize. Igihe yaburaga mitiyu rwose bikamubana ibibazo, ariko tukugiriye impuhwe. Ntabwo tugushyize kuri kamera. Nta kibazo. Twe ntabwo ibyacu ari intambara, ni amahoro. Ni amahoro. Gusa icyangombwa ni uko twarimo tuganira tugira inama urubyiruko, kandi nzi ko hari icyo bumvishemo mu kiganiro tugiranye. Tuzaba akundi sinabaririmbiye nanabisoje. Hanyuma se amakuru yawe mu buzima busanzwe? Mu itorero se ukora mu iki? Ubu se ngo kabyara mwe nari nabikuye byo none ndabigarutseho, ariko ntacyo. Uranakoropa? Yo, wow, you are umudiyakoni. Yego. Gusa mananye. Gusa najyaga nubavuga ngo abantu baba abadiyakoni hari igihe bashaka batinze. Gusa cyano. Gusa nuko wambwiye ko wenda we bigiye kukemuka. Fiyanse ameze neza? Ameze neza? Nkubwiye ngo mubaze izina rye ndi kubaze. Numwe. Nanjye kuvuga ngo yitwa nda, ariko reka nkugirire impuhwe. Gahunda ariko zimeze neza. Gahunda zimeze neza. Ni ukuri nkwifurije ko Imana ibashyigikira wowe nawe. Umwe ariko iyo byanga ubwo twari guhita dutanga nimero hano kuri screen bakazaguhamagara. Ikibazo nuko haza koperative. Ya rero twe twaguhaye ikaze hano kuri Mugunga TV show. Wakoze cyane. Imana ikomeze yuzuze ukwifuza kwawe. Ikwagure, iguha amafaranga, iguha inka, iguha abana, mbese ikwagure mu buryo bwose bushoboka. Umuntu bita Kansime uramuzi? Akora se muri umuntu wawe ko mbona musa? Ni mukuru wawe cyane mukuru wawe? Okay, ubutaha turashaka ko noneho muzagarukana. Twasenga tugasoza kubera ko
hari izindi gahunda mwari mufite twari tuvuze ngo wenda dukoreshe igihe uko kimeze ariko ubutaha muzagaruka mwongere muduhe ikiganiro. Imana ikomeze kuguha umugisha, mukomeze mugubwe neza rero nshuti bakunzi ba Mugunga TV show. Amara Imana nakomeza abane namwe aho muri hose. Turabasaba ko mwakanda subscribe, like, share, comment. Ibitekerezo byanyu cyo tugomba kugabanya, cyo tugomba kongera, byose biremewe. Uyu rero uyu mukozi w'Imana twazanye tuzaje tubazanira abakobwa nk'aba ngaba kuko uyu nguyu mwumvishe ko yababwiye ati nafashe umwanzuro. Uyu ni umukobwa wafashe umwanzuro kandi utari mubi. Ni ukuri umukobwa wirwanyeho, ukinirwanaho kuko ibintu birakaze, ugejeje igihe. Ngaho rero suza sheri wawe unadusezereho. Ndamusuje cyane.